the world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Let your wardrobe be a reflection of your finesse and personal flair. With every thread woven with care, our apparel is designed to not just look great, but feel great too. At Jiva Collections, we believe in celebrating every body type with our diverse range of stylish, high-quality clothing. We are not just selling clothes, we are curating confidence, ensuring you step out in style every single day. Experience the blend of fashion-forward trends and timeless classics in our collections. And with our inclusive sizing for ladies, gents, and children, you'll find the perfect fit that makes you feel confident and fabulous. Jiva Collections, where comfort meets sophistication. Step into your unique style today and let the world be your runway. murakoze ndatangira mbihanganisha mwese mukomere kandi mbabwira ko imirimo y'uruganda nyine ikomeje nubwo turi mu bihe nk'ibi ngibi. Impamvu nyamukuru y'iyi nama ni ukugira ngo twongere turebe umurongo w'imikorere tugiye kugenderaho nyuma y'uko Muzatuma adahari. Cya mbere ni uko namenyesha ko mbere y'uko Muzatuma atabaruka yari yakoze inyandiko zishyirwa mu mukono wa noteri. Izi nyandiko zikaba zari ziri muri banki dukorana ndetse na insurance company. Nizo rero nazanye kugira ngo mbamenyeshe ibikubiye mu byo Muzatuma yanganirije mu gihe yari agihari. Kimwe mu bikubiye muri inyandiko ni uko yavuze yuko umwe mu bana be azakomeza kuyobora uruganda, umwana rero akaba ari Peter. Yavuzeho kandi igihe Peter azaba adahari yagira impamvu zituma adakomeza kuyobora uruganda, azasimburwa na murumuna we Prince. Inyandiko ntabwo irangiriye aho, ko yarakomeje agaragaza nyine uko iyi structure ikurikiranye. Ni organigramme yanditse ishyirwa mu mukono wa noteri igaragaza uburyo abazayobora uruganda bazakurikirana. Mu gihe Prince yaba atagihari cyangwa atagikeneye kuyobora uruganda cyangwa atabifitiye umwanya cyangwa abonye izindi nshingano zitamwemerera, yavuze ko twazahamagara mushiki wabo uri muri Amerika akomeza kuyobora. Imirimo rero y'uruganda irakomeje, ariko kugira ngo mufatanye nanjye twakire umuyobozi mushya w'uruganda ari we Peter. Turakwishimiye, ariko mbere y'uko wenda tuza kwakira kugira ngo unashyire umukono kuri izi nyandiko, nagira ngo twumve niba abo dukorana abo dusanga hano bafite imbamutima badusangira muri ibi. Tuba twakire tawe. Murakoze cyane, nagira ngo mbashimire mwese muri hano. Namwe babizi ko ari ibihe turimo bitoroshye, Fakari n'umuto namwe murabizi. Niba mutanabizi injiri kubyumva nako. Anyway, tujye kuri point. Hanjye ushinzwe marketing and sales, nagira ngo ubwire Latifa. Manamfasha we, uzifero siri hehe ana we, ngo ni umukiro wanjye wonyine uhari ndamukanyibonye. Sindaykurahira manamfasha atagira umuntu mbona we. Mana we, iyi ngiyi ndamutse nyiguyeho buri wese yakomeza nyirukaho nkaho ndi zahabu. Ndihehera bitarenze ejo, ubu nta blague, ubu nta mikino ihari. Ndagira ngo ejo bitarenze saa sita mbe nabonye dokumenti zose ngomba kubona. Izo yibagiye kuzuza
izo wujuje utagize umpa ndazikeneye kugira mbereke rero ko nta blague zihari nta n'amagambo menshi mfite yo kuvuga mbindira ibikorwa. Thank you. koze tam reka twumve na Prince. Murakoze cyane. Ndakeka mwese tuziranye, ntabwo ari ngombwa yuko ndi busubiremo kongera kwivuga, kandi ndanabashimira yuko mwanumiye muri iyi nama yanyu, cyane cyane nasanzwe nifatanyamo namwe, ariko ngira ngo ibyavugiwemo hano byari ingenzi kandi n'ibyo mwabuze byumvikanye ko ngo ari njye wasimbura mukuru wanjye mu case hagize ikibazo kiba. Nabyumvise. Nta bintu byinshi ndi buvuge ngewe, ariko nkeneye kuba ndi active hano mu kazi, ubwo ndavuga mu Uganda, cyane cyane manager ndatekereza ukeneye gutangira gutekereza icyo nakora nyine, cyangwa department mwanshinga nyine ku buryo nanjye mba ndi active. Ni case mukuru wanjye nyine agize ikibazo, cyangwa se nawe izo nshingana nyine zitagishobotse ko azikurikirana nyine, nazajya gukosora ibintu ntazi cyangwa ngo njye kurwana n'ibintu mbonye bwa mbere, niko nabivuga. So ikindi harimo utuntu twigirira hano mu kazi, ndabivuga muri rusange ko turi mu nama nanumiye. Hari utuntu twinshi tugenda tugira, yaba manager na mukuru wanjye Latifa, Amera ndetse na Tamu, kambavuga mu mazina. Ndifuza ariko ibyo bintu byahagarara muri iyi minsi, ntabwo turi mu bihe byiza, hatagira witambika undi cyatugahurira mu bintu bitari ngombwa. Muri rusange nako wenda kureka uko tubivugiye mu nama, reka mbivuge ngewe, ndifuza yuko mu bintu byose dukora, yaba ari mwebwe cyangwa abakozi bose bari hano mu ruganda, ngewe ntabwo ndi muri mood nziza. Ntabwo ndi muri mood nziza. Mukomeza akazi kanyu, ni byiza mukuru wanjye, congratulations. Ariko ibindi bintu bijyanye no kugirana utubazo tugirana ngewe mwe munyihanganiye, kuko tuzabihuriramo ngewe nawe, umwe muri twazasohoka amata umwe muri mwazasohokamo nabi, kandi uwo muntu ntabwo azaba ari ngewe. Murakoze. ubwo ngubwo ntiwanyumva Money Power. Wallahi wabilahi walasu, urumva niyo nakwinjiye mu barokore, subize Yesu ku musaraba, ndakatwika Bibiliya y'Imana. Nimba ngiye bamenya na jwa mutoto kutoka pale, nimba nigeze nkwano kwitako, nimba yize amana urwoya gura mukobwa, nimba nigeze amana ikaruso yaba yambaye, nimba n'umutima wanjye wigeze umurarikira, wallahi ngiye sinshobora gutereta ibirisi. Urumva Money Power, reba hano, ubuzima bwose waca muri umukapo uri umusore, ntihazagire umukobwa uza ngo aguteranye n'undi muntu mupfaga pipi. Wese wizeye ko wamuhaze, niyo mpamvu wamufashije kugira ngo umuhaze, je nanjye nze nkomerezo. uzaba kapo bamuriye, uzaba bamurishije inote, uzaba bamurishije ubwiza se, uzaba bamurishije icyizere, uzaba bamurishije ko bagiye kumuha akazi. Nkubwiye mapu zica ku isi kugira ngo umukobwa bagende bamutereta mu beshye paka wamuriye, we nta nano wakwisanga. Wisamurisha ubukarani muzamukorera imizigo, aragera kutometse, aragera kubeshye, uravuga ngo inshuti yawe ugiye kwireka, ugiye kuyijugunya, umuri reka raho kubwiza ukuri. Ngiye bamenya na jwa kutoka pale, mtoto wa Ndekasayede. Aho kugira ngo mbere ubuzima, nsezera nigende. Vani ijambo rimwe mu kanwa kawe, umbwire ngo bamenya. Nzokira mu nzu, uriye kumenya nzoka nkigendera. Kandi mbere ko yagusura ijambo mu kanwa kawe, utekereze ibintu byinshi nakubwiye, utekereze abantu bonye bansuye, utekereze ubuzima ngiye kukujyanamo, maze uvuge ngo nabyirengeshejwe. Nyirukana ngo nyirukana, 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 nyirukana. Mami, Yes. kanze manze njye kubyigaho.
oya nyirukana none nyirukana none mbabariya kanze mbanze wandetse wandetse bamenye mbabariya mbanze ngiye kubyigaho nyirukana ndabyanze none ndabyanze nyirukana ndabyanze bamenya kangiye kubyiga tuza wowe tuza kangiye kubyiga kangiye kubyiga igendere wamuriye kangiye kubyiga muri size yanjye my brother ntabwo wamuriye ntare size yanjye ntabwo wamuriye sinshobora wabyikoresheje se indese ubugorezi wanjye n'ubugorezi wanjye bavuga mu Kinyarwanda neza ngo ishwima ntabwo yigeze yirira imbwa ishwima n'inde yimbika abandi byose ni wa mukobwa ubwo wari ugiye kumurya we ni iki ubwo wari ugiye kurya uriya mukobwa we ni umwisiki muri make uri kumwemerera uri intare n'undi munsi n'umwe ntuzongere gufata ntabwo nigeze mbona intare yarongoye imbwa bintare iyumve zamura intege shibuka aguka menya icyo uri cyo ibiro wikorera by'umufuka wa sima imifuka ibiri kuri 100 akaboro gapima nusurobo kari hagati y'amaguru kazaduteranye fata ibiro wikorera manipawa si wikorera 100 nusurobo duteranye utanakaranga bamenya inyama idakarangwa ntizaduteranye ntabwo wamuriye sinshobora ntabwo ushobora kurya uriya sinshobora bamenya ntabwo yabasha kumurya umutima uri kubyanga ariko byemere kuri uriya mukobwa baca umugani ngo imbwa yasomeje sibyo imbwa yasomeje amasamaganga irangije azunguza umutwe ngo ibitajyanye n'ibyo ngibyo nanjye rero urukundo rwanjye aho kugira ngo ndufate uriya mukobwa nakoma umutima nkawukereza imbwa ikawuhekenya aho kugira ngo mfate ubwambure bwanjye mbuga uriya mukobwa nafata burusheti nkabwotsamo sosiso usubiramo amagambo wambwiye ndiki uri iki uri iki vuga uri iki ibiki intare ntabwo yirongora iki imbwa intare kubera ko rero tutaza gutinda muri iyi nama ahubwo tugomba kujya mu mirimo reka twihuse duhe umwanya Peter anadusinyiriza impapuro kugira ngo imiyoborere y'ikigo mishyashya bibaye official hagati yacu. Manager urakoze cyane ariko mbere yuko njya kuri iyi ngingo yo gusinya ndagira ngo ugire nk'ijambo rimwe cyangwa bibiri mbabwira. Mwarakoze cyane kandi ndagira mbabwire ko muri abantu b'ingenzi yaba ku ruganda cyangwa mu muryango mugari wacu mwabaye abantu b'ingenzi muri bino bihe bitwaciyemo kandi mwarahabaye. Mwarakoze cyane. Sorry. Ikindi kintu ndi bwongereho. Thank you. Ikindi kintu ndi bwongereho ndayambizeze yuko tuzakomeza dukora kandi nta cyuho na kimwe kizigera kigaragara kandi ibyo bintu sinzabishobora njyenyine, manager ntazabishobora wenyine cyangwa undi uwo ari we wese uri hamwe natwe aka kanya tuzabishobora kuko tuzaba dufatanyije. Meze neza? Nta kibazo meze neza. Meze neza? Are you sure? Good. Ngira ngo rero byasobanutse nta n'ibintu byinshi turi buvuge, reka ngire ngo ntidutinde no mu bintu byinshi, reka sinye zino sinye bive mu nzira ndakeka nta kindi kintu. Umeze neza? Are you okay?
Are you okay? Ako ninde uba waje hano yisize parfum muzi yuko umuntu arwaye. Ndiso bivanye. Hari akandi se katari aka ngaka. So twicaranye urimo kumura ibintu bya hano wagira birarusi. Sheri. Manager yisize cyane. Jewe nisiga pafu, Yesu yoramba nisiga pafu. Iyi shati nakodesheje. Kika niba wenda nimba barayiteyemo mbere. Guhumura. Wahagurutse ukareba mukuru wawe. Sheri, Sheri. Ahundi muruzi. Sheta. Ngiye wicaye hano. Ese we shinguka hejuru umuntu wabone no mwuka. Ketchup! Ndatukuwe si ikintu kingiye mu jisho, Ngo? Ndatukuwe. Byanyabyo se. Ndatukuwe si ikintu kingiye mu jisho, si ubwo bantu koye ko mbona uri kwihagarara. Turebe. Yego. Tega ngo ubuhire. Kari kunjomba. Buretse beka ngukuriremo. Sese ureba urumva nkukuramo ijisho. Kari kunjomba. Kandi waje ukamugirira. Ngira ureba hejuru. Ikisundi ni igiti. Kwagira ngo nakanuza. Akantu kameze nk'akadodo. Reka nakantu kameze nk'akadodo. Reba hasi turebe. Yego. Sundi ni wowe ugakizemo ubishaka kuko ari kari hafi. Kavuye size ahantu kavuye nari guhungura mu cyumba hejuru. Sugo musize mumaze kumukora. Sebura. Ketchup karacyarimo. Karibu. Mustari. Mungu se n'ubuhere dukinguriye. Inshuti yacu mu diaspora. Nabwo uri kumureba. Kandi kumurubanye. Njye nagira ngo baze ese ubundi muri mu bicyari. Ngo here yatoko. Uriya mugore ariko ubundi buriya ni biki abayigira. Ubu yatoko inzu yose abona ari ngewe wa mutoko. Bacyafite gukina. Nari nshaka kubaza imyiteguro igeze. Bigiye kurangira. Ibyo guteka byo bigiye kurangira. Mubigire vuba bijuje byose ari hafi kuza. Agi cyangwa ari na hafi. Urumva? Naye ngiye kureba Shabani nde ko yamereza fanta zo kuza kwa kwiyakira. Umva bari habe harimo fanta zikonje. Ese no zitazirimo ntitwazikonjesha nta kibazo kiri. Nizanye gukonjesha na ryari se naba yaje. Reka ndebe ninzibona ndazimwa. Ubwo nibyo warunzaniye ku ruhande utari kubimbaza ndi kumwe na Sore. Nasubone kuko uzi kumwe na Sore. Ntabwo ndodeho. Ibere ndi Imana ifashe nzandika. Mana yanjye pe ndabona rero ibintu bigiye kuba insazi. Hase ko uko mutabimenyereye ngiye birabibura uko mbimenyereye. Ese umenyereye ibiki? Akabi karamenyerwa. Ese umuntu ko twakuranye uriya twasangiye twararanye basi ibyo tubyihorere. Umva nkubwiye nta kintu twakora kugira ngo yandwara mukuru wawe ishire burundu. Karacyarimo kari kunjomba hano ndebera niba nakandi kare. Nakarimo. Ese ukuri byo warigiye kansiga mwe mugiye muri iki? Ntabyo ngure tujye gukomeza ibyo twari turimo Sore tugire vuba. Ngwino yeye. Ya ndwara mwana bahereye kira bashaka kumuvuza ariko babibura ntabwo bijya bipfa gukira. Asima ntabwo igipfa gukira gusa njye numva nta kuntu umuntu ashobora kugerageza burundu basi ngo arebe ko yakira pana guhora uziko buri kanya buri segonda aba yipompa sinzi uhumura dodora aba yaheze umwuka ubu se umuntu azamushyira ahantu he wenyine ntagira abandi bantu ahura nabo. Rero Peter ntarativuje. Peter yivuje ahantu hose yagiye muri Amerika arivuza ubwo muti nyine bamuhaye babona bamufasha niri gusa ariko ngewe hari umuntu wigeze kuzana atubwira ngo hari ukuntu bajya basabika ngo ibintu by'imiti ya Kinyarwanda ngo bakamuhereza ngo bikaba byamworohereza guhumeka ibintu nk'ibyo ariko sinzi bindi basabika by'Ibinyarwanda. Rese ubwo umuganga ugusuzuma akagucisha mu cyuma yaba atagwaye umuti umuntu akakuvugutira ibyatsoka ari of course iyo miti ya Kinyarwanda igikora
sha rero njye mukuru wanjye niko yayimereka ubuse wowe ntabwo wigeze kuvuza umuravumba narwaye ikize narwaye ibinkorora n'ibicurane umva nyine nkubwiye pe mana y'isujuru ibaze uriya muhungu w'iwanyu ukuntu ahora arwaye sinzi buri kanya sinzi buri munota ahora arwaye nk'ubwo ngo yafashe nka miliyoni y'idolari wa muhungu we ngo yajyanye kuri banki agakwamira mu nzira oya miliyoni y'idolari akajya agahumeka insigane kuri miliyoni y'idolari wowe vuga ahubwo ubwo nk'uruganda rugiye gusinya kontara nini mukohereza umuntu muzima mwagera agatangira gusemeka kontara ikaba irapfuye cyangwa se nawe wamugana nayo mafaranga yaba yafite mu modoka ugasanga aguye igihumbi ntihazemo gahunda z'amafaranga icyo tuganira byo amafaranga nese ko mombi babwira mwebwe rega rero mukuru wanjye mwakamubwira ati dore poste yawe ngiyi ariko ntabwo ukeneye kwakitinga kubera yuko ntabwo bishoboye uri kumva nese ubu n'ubwa mbere uzi ubu ntabwo uzi ko inoza Iran igira perezida w'ikirenga ikagira na perezida ariko ufata umwanzuro aba ari umwe mwakabikoze gutyo noneho umuntu mwakakitinga undi akagira gute agatekereza uruganda ariko kuba ko mwagiye mutekereza ibintu n'ibintu yabigoye ngasi nyine uko mbizi nyine ngo amaraso ngo aremera kurusha amazi cyangwa amabuye wakegera mukuru wawe mukaganira neza nyine ugashaka uburyo ki umubwira uburyo ki uzajya umusimbura mu gihe arembye yego ntumutwara uburenganzira bwose ariko basi mu gihe hajemo ikintu cy'amafaranga urumva cyane kujya kubona n'umuntu biseri basi ukabugiye njya mbona ukanyakanya kuba seri nubwo mbona byanze ariko uragerageza ushatse kuvuga iki ta ntacyo shiri ariko mbabarira ugerageza urambuye ese ko rero wakabaye umfasha rega ikibazo ntabwo ari mukuru wanjye ikibazo ni ndetse rega bura twebwe nta yaba mukuru wanjye yaba ngiye nta nto dutandukanye ikibazo ni manager ariko ngiye uzi n'ikindi kangende nkaniya na manager gende mubwire musobanura ukuntu ibintu bimeze kandi nawe rega gica inyuma mu gikaro ugende umwereka uburyo bimeze gishyuha kurusha imbabura rega nimwe mama mushyuhije buriya manager nawe yagurutse nawe uraguruka yerekanye namubwire nyine muganirize mwereke imbogamizi zihari kuko mukuru wanjye ngerega nagomba nk'amahangayikishwe n'ibintu by'uruganda rigura n'amaraso yanjye uko afuneka uko agira gute uko asambagurika ahantu hose ngimba imbambara iminsi yo kugenda ishira kuko wamutinde mbako bari burya apfuneka n'igihe ngo n'iminsi igiye none se bira biboro kubundi yabirwaraga rimwe mu mezi 7 ngahe akaba birwara rimwe mu cyumweru cya kabiri urumva bitatangiye ngusigane impapuro ibyo ntabwo ari byo nakubwiye ko mama agakishwe n'ubuzima bwe ntashaka imitungo ngiye ugeze ubona mbaho genda uvuga wabaho nabi udashaka wavutse amatara yaka genda uvugane na manager birangira kamuvugisha kandi wiyeranje bimushyiremo mpaka kabisa Pole ngwino hano Pole ikanzu ni yanjye. Ni yanjye. Ngo? Ikanzu ni yanjye. Pole ngiye kubaza ubwa kabiri. Iyi kanzu ni yanjye. Iyi kanzu ni yanjye. Iyi kanzu ya caguwa ni yande. Ni yanjye. Gaho yambare niba ari yawe. Yambare. Nesoro ni. Yishire mu wanzu yambare turi ukuntu ari yawe. Nesoro ni kanzu yankuye. Si yawe. Ni yanjye ariko si yanjye ntabwo ninjye yambara. Ngaho yambare. Oya banzu yambare. Ariko se nyambara mu buhe buryo? Iyi kanzu banzu yambare. Si yawe se. Ninjye wayizanye ariko ntabwo yanjye ntabwo ninjye yambara. Ntabwo ari none ubu yambara niwe nkeneye. Yagiye ntawe uri hano. Yagiye ariko adaturutse muri iyi nzu. Adaturutse muri iyi nzu? Yego. Twahuriye ku muhanda. Shagire kiyo biki. Nyiri iyi kanzu ari hehe? Ntawe uhari. Ari hehe? Ntago mbiza ahantu aherereye. Pore ntumenyere. Ariko se ndakumenyera muri. Wewe. Ntumenyere. Nyiri iyi kanzu ari hehe? Ntawe uhari nyine yagiye ntabwo nzahana aherereye. Iyi kanzu yikize. Noneho okay. Ni umuzimu noneho nyirayo yaje gutera kujugunyira kanzu undi arigendera. Ni nkweto. Ariko se kugira tutikabyize umuntu abanza gusobanura. Aho ubona ndinjije. Yego. Ntawe kwisinjije ariko nanjye banzu nyumve. Banzu umenye ngo iyi kanzu yaturutse hehe yaje gutera. Nyirayo niwe nkeneye kubona muri ino nzu. Ushaka ngo muhishe umuzanye. Ntuyikuye mu cyumba se hari ubonye. Reka nkubwire rero. Igihe cyose wamenyereye uno munsi ni nge nawe. Ngize nese? Nge? Ngwiki? Ngize. Tujye gufatire man. Umva ziba? Wewe ziba. Umva uretse ndikuvugana nge nawe. Tujye gufata irembo nurangiza wowe nta no kwihangana amasaha 48 ngo nashire byibuze. Ariko se ngize. Utangiye kushakashaka mu maguru y'abakobwa. Nta mukobwa. Umukobwa yaranyibye. Ndasha umva ziba. Aragafata kwako kanyibye agakuramo imyenda. Kasigana ikariso yonyine. Takoze wenda kuko hasigaye ikariso yonyine. Wenda nibyacinye abayabibonye. Ko ntabirenza n'ibyo. Hajya abakobwa tutababonye. Ako mwiha kuyamenye rubanda. Umva uri kwivanga mu byahano wundi wenda guhamagaye. Mbere na mbere. Najya mugira n'ikinyamfura. Uri tukwamagaye hano.
wajya usobanura undi ukavuga n'ibintu byose uko biba bimeze ndashaka kumenya iyi kanzu nyirayo niho nkeneye ko ahaza iyo kanzu uvuga ibintu byose byagenze itabanze bisobanura neza ibintu byose bimeze nagende uretse gato yego iyi kanzu nkeneye nyirayo mbere yo kusobanura nyirayo ntabwo nakubona nkeneye nyirayo nkeneye kureba icyo gice umva icyo oya ntago ari igishongore icyo ikizungereza cy'umukobwa kisimbura bagiye kumfatira irembo ngo iki teta kwizina ibi wabibuze kuri anniversaire agenda kwihorera ntabwo nigeze mbikora ubikoze inshuro magana ndakwihorera ariko uno munsi nyiri ikanzu uramuza ntabyo nakoze kwizina ry'Imana ntabyo nakoze ntabyo nakoze nyine umva ngo biri nakoze ko wajya uvuga ko navuga ko urukwatira n'ugwawe buraya gusa bwarakuzengereje nyine uvuga ukuntu ibintu bimeze gusobanura ntushaka reka musobanura ukuntu ibintu byose byagenze njye navuye hanga ngiye kugura umugati teta mpageze umukobwa watwaye amafaranga yandi ya Timoteyo duhurira mu nzira ndavuga ngo ntabwo nagenda gutya amarabasa umukobwa yaraduhemukiye bibaho mpita mukuramo imyenda ndavuga ngo reka nyizane za souvenir umuvana nk'imyenda nayimukuyemo da n'inkweto ndabizana bishyara mu kariso siri hehe nayimuvana mukayizana ukazuna mwikoresa ahubwo nkamureba nta kariso namukuyemo namukuyemo imyenda kugira ngo nibuze n'abasabe yumve ko yakoshe nege hanyuma uyikuye murazi ariko teta wagize agatambye koko agatambye se kaye reka nkubwire rero uwo mukobwa wagiye kuvana iyo myenda aba ari bumuze nsimbura uwo mumamya wanjye nuko utamuzi ni muremure ni igishongore w'igikara cyiza urumva noneho cireka uwo mubonye urumva nibwo wahita umukunda neza ukavuga ngo dore mu bamama beza nigeze mbona uyu nguyu niwe mwiza wa mbere kubarusha abandi bose kuko nyine ako nkubwo ngubwo nta nubwo uri kunanirwa byibura rebe n'ubikore urebe amagambo ufite ubwo ngubwo ntabwo uri kunanirwa nibagiwe ariko bose izi fanta tuzanye buriya nizo mugiye kunywa musezera kuba muri iyi nzu cyangwa n'izindi mumvuge gahoro izo fanta naho ubundi ni umushyitsi utashaka kuzishyira muri firigo umuntu ajya azamo hanyuma gusezera inzu byo bikazajya wajya ugira umuntu mutoya ibyo by'inzu ndukwiye inde ntavugaga ngo nimba ari ugusezera inzu marimo ibyo ntabwo bikureba kora ibyo bakubwiye nimba kwiye ngo zana fanta zidaherekejwe n'amagambo nta kindi aya magambo yose yihorera sibyo kandi urakoze amafaranga zakabona kurimo nzijyane nzisige hano bizamukana zijyana hariya nawe ubundi iriya nzu ni nziza yo ibyo tuzatubipfa tujya tuba turi kumwe ujya unyuba ntabwo mushaka cyane bakwereke na firigo zishiraho ushiremo nyeri ese ni ibiki bigiye kubera muri runo rwo kumutambwira nta n'uwo wese bari kwitegura bari mu gikoni none na fanta ni ibiki bigiye kubera hano simbizi impamvu batakubwiye ariko ketchup hamwe ngo n'abashuti bagiye kuza kumusura abashuti yose ukaba wahiye gutya bigeze hano uyambwiye none se ubu namureka agakora imirimo yose koko nijye wabashije kujya kuzana amafanta nibyo naringiye hari ikindi ni abashuti bagiye kuza ahubwo ni bose ubwo urabimenye sizi impamvu atabikubwiye kuko njyewe sishobora kwihangana iyi mikino yawe sishobora kwihangana wajya unasobanura ukanavuga n'ibintu ufite imyaka ingahe ubundi ufite imyaka ingahe urayizi ariko njye ntabwo nagucira umugabo nka sinshobora gucira mu buzima bwanjye nanjye ko nazo nanjye teta nyumva waramboneranye ariko urata ndabizi mpamvu wamboneranye narakwihoreye ukora ubugogi bwose ushaka nka kwihorera umva wagize ingoma y'abaporoso nyine wangize ferabe umutima wanjye urawangiriza njye ntabwo nakomeza kubona nagize nte mu by'ukuri untraumatiza buri ko bukeye ko bwije pole ntako ntakugize ngo nkubanire ntako ntakugize ngo nkwihanganire amafuti yose ndayemera amwe namwe nkayirengera uri kumva nkandavura nkandaga uretse gato ziba wimvugiramo ariko nagira ngo mbwire yuko ngiyewe teta kano kajyaha sishaka mu muri no waje mu rukundo winginga umutima wanjye warukinze uringinga ndakingura ese ikosa nakoze nukuguha nkaguha n'ibyo utarukwiriye it's okay
uri somo mu buzima